Nyambo ngewe nagiye kumusengera mu butayu, nawe ati Nyambo bitewe n'ukuntu namukurikiranye kandi Nyambo akaba ari umusitari, reka musengere. Ndamusengera, nza kugira iyerekwa Nyambo yarwaye, ndongera ndasenga, Imana irambwira ati ntabwo azarembera mu bitaro. Hanyuma ikindi ndongera ndamusengera, Nyambo Imana irambwira ngo izamuha ubukwe muri iyi myaka 2. Nyambo amaze iminsi bamubeshyera ngo akundana na Nzabi, ngo akundana na Titi Brown, ariko Imana igiye kumuha umukunzi noneho barushinge, kandi muri iyi myaka 2 ubukwe buraba bwabaye. Yego. Mwiriwe neza bakunzi b'Ishyaka Media. Uyu ni wa mwanya twahariye kujya tubaha ibiganiro, filime ndetse n'ijambo ry'Imana n'ibindi bishobora kubagirira umumaro kuri iyi channel yacu Ishyaka Media. Uyu munsi rero dufite umutumirwa hano kuri kamera zacu. Niba uri hano kuri iyi channel yacu, banza ukande subscribe ndetse ukore share ku nshuti zawe kugira ngo ibiganiro dukora ndetse na filime dukora bijye bikugeraho ku gihe. Hano tuhafite uyu mutumirwa, ni karibu. Urakoze cyane. Hari abantu bashobora kuba bakubonye hano ku Ishyaka Media bwa mbere, wabanza ukabibwira amazina yawe? Ngiye banzeho nk'umuhanuzi w'Imana, ariko uyu munsi wa none naje ngo tuganire. Yego. Ku munyamasengesho bita Nyambo. Umunyamasengesho witwa Nyambo. Amakuru ya Nyambo, hari amakuru se Imana yaba yagutumye kuri Nyambo? Okay, reka mbanze mvuge ko yanjye nitwa Girimbabazi Thomas. Nyambo nuko mufiteho ubutumwa. Mufiteho ubutumwa kabisa. Yego. Imana yaba yamugutumyeho? Yego. Nyambo rero ba hafi wumve ubutumwa bwawe cyangwa se ubuhanuzi bwawe Imana yatumye kuri Girimbabazi Thomas, agiye kubukugezaho abucishije hano kuri iyi channel yacu Ishyaka Media. Ni karibu. Urakoze cyane. Nyambo amaze iminsi bamubeshyera ngo akundana na Nzabi, ngo akundana na Titi Brown, ariko Imana igiye kumuha umukunzi noneho barushinge, kandi muri iyi myaka 2 ubukwe buraba bwabaye. Yego. Ese mu by'ukuri ko tuzi neza ko amakuru ari gucicikana hanze hangaha ku nkoranyambaga zitandukanye, bavuga ko Nyambo amaze iminsi ashwanye na Nsabi. Ese hari ikintu Imana aho yaba yabikubwiyeho? Okay, ntabwo ibyo ngibyo Imana yabimbwiye, ahubwo mbizi nk'amakuru. Ubundi dufite ikibazo cy'uko leta hari bindi bikorwa bishimisha abanyarwanda ishyiramo imbaraga z'amafaranga, ndetse n'abayobozi bagatera inkunga, example nka siporo, ariko igisata cya filime ho leta ntigihagera. Rero kuriya kuvuga ngo mukajya mubona wenda Nyambo ari kwifotozanya na Nzabi cyangwa na Titi, ntabwo baba bari mu rukundo, ahubwo ni ukugira ngo bihuze, ni uburyo bwo kwihuza noneho kugira ngo bamenyekane kurusha. Ntabwo ari urukundo baba barimwo, ahubwo ni ubushuti ariko bushyira kumenyekana. Hari nk'igihe nka Titi merutse kureba, Nyambo yamwifotorejeho cyangwa se ni inshuti ye, buriya bashobora kuba barabivuganye baravuga ati reka tujye ku mbuga nkoranyambaga, dore wovuye muri gereza, ntabwo yerutse ku gatwiko. Hanyuma rero baraza barifotoranya kugira ngo Nyambo amutwikire. Hanyuma na Nzabi ni inshuti na Nyambo, kandi Nyambo afite abakunzi be, na Nzabi afite abakunzi be. Rero iyo bagiye hamwe bakavuga ati bari mu rukundo cyangwa se bakifotozanya, ba bakunzi bose umwe baramumenya n'undi bakamumenya. Abakunzi ba Nzabi bamenya Nyambo, n'abakunzi ba Nyambo bakamenya Nzabi. Biri hano uburyo bwo kuzamura vision yabo.
yes yego. ese mu by'ukuri ko biri kuvuga ko Nyambo agiye gukora ubukwe na Titi, ayo makuru yo Imana nta kintu yaba yakubwiyeho, cyangwa se ni bya bindi by'abahanuzi nawe urashaka kuvuga ngo kubera ko wumvise ko Nyambo agiye gukora ubukwe na Titi, wenda nawe urashaka guhita uvuga ati reka mubwire ko ari njyewe Imana yamutumyeho? Oya, Nyambo njyewe mu buzima busanzwe Nyambo nkunda kumukurikirana. Natangiye kumukurikirana ashaka kuba Miss. Ntabwo nigeze muvugaho, ubu ngubu nibwo nje kumuvugaho. Nyambo njyewe nagiye kumusengera mu butayu, nawe ati Nyambo bitewe n'ukuntu namukurikiranye kandi Nyambo akaba ari umusitari, reka musengere. Ndamusengera, nza kugira iyerekwa Nyambo yarwaye, ndongera ndasenga, Imana irambwira ati ntabwo azarembera mu bitaro. Hanyuma ikindi ndongera ndamusengera, Nyambo Imana irambwira ngo izamuha ubukwe muri iyi myaka 2. Yego, muri iyi myaka 2 azaba yakoze ubukwe, dore ndi umuhanuzi Imana yohereje. Kandi Nyambo azasimbuka imitego myinshi, niyo mpamvu azakora ubukwe. Ntazabukora na Titi Brown, ntazabukora na Nzabi, ntibaye bitayarisha ngo bazakora ubukwe na Nyambo. Wapi, ahubwo Nyambo azakora ubukwe n'undi muhungu kandi w'umudiyasipora. None se mu by'ukuri reka tukubaze, ikibazo giteye amatsiko, urumva ko waramusengeye arwaye ava mu bitaro, urakomeza urasenga. Ese mu by'ukuri ko wamusengeye wowe uri umugabo cyangwa uri umusore? Okay, njyewe ku mpamvu zanjye bwite ntabwo ndi butangaze uwo ndiwe, bagende mu bindi biganiro narivuze. Bivuze ngo hari akantu duhishe, umuntu ushaka kumenya amakuru y'uyu muntu aze ku Ishyaka Media, hari ibiganiro yagiye acishaho bitandukanye, ashobora kuba yarivuze, uramenya niba koko ashobora kuba yarasengeye Nyambo ashaka kuba yamugira umusheri cyangwa se yamugira umugore, ariko aka kanya akaba ashatse kubiduhisha. Niko se gira imbabazi, buriya Nyambo aramutse akwemeye wewe wabyifatamo gute? Ariko Nyambo arasenga, twigeze guhura no muri CR agiye gusenga. Nyambo ni umunyamasengesho, aho bita ku Banyamerika, hari abahazi hano muri Kigali. Twigeze kuhahura agiye gusenga, ahubwo ati burya byose bikemurwa n'isengesho. Yego, bivuze ngo Nyambo ni umunyamasengesho nawe? Yego, Nyambo ni umunyamasengesho, ariko kubera bari gutwika ahantu hose ntabwo aba ashaka ko bigaragara cyane. None se ko bivugwa ko Nyambo nawe ashobora kuba yaragiye muri Illuminati? Hoya, buriya wasanga ahubwo yarihanye. Niba umuzi nk'umuntu wagiye muri Illuminati, ubwo wenda yaburiye amahoro muri Illuminati aza mu gakiza. Niba wari umuzi, ariko ngewe muzi mu by'agakiza. Gute se yaba atajijisha abafana be kugira ngo wenda batazamenya aho gukundwa kwiwe aho bituruka? Okay, Nyambo ntabwo yajijisha. Rega buriya reka maze nkubwire, hari igihe umuntu aba mu bintu akanabirambirwa. Ntabwo umuntu ahora ni mu bintu bimwe agera no mu bindi kugira ngo yumve akura amahoro. Kandi muri Yesu Kristo niho hari amahoro, ahandi hose ugiye ubusanga ntayariyo. Ukaba wakigarukira muri Kristo Yesu, cyangwa wakizira muri Kristo Yesu kugira ngo ubone amahoro yuzuye. Ariko mu basitari ntabwo ari Nyambo wenyine Imana yanumyeho. Mu basitari bazwi ba komedi, hari umukomediye ugiye kuzabura ubuzima muri uyu mwaka. Ubwo se uwo mukomediye akina kuyiheca no buriya? Oya, ntabwo namuvuga bahita bamwumva, ariko ni umukomediye ugiye kuzabura ubuzima muri uyu mwaka. Kandi ntabwo ni ukwezi kwa 7 nibwo azaburiramwo ubuzima uwo mukomediye. Yego, mu kwezi kwa 7 abakunzi bacu, abakunzi ba filime nyarwanda, komedi nyarwanda, bitegure ko bagiye kubura umuntu. Yego, ariko Nyambo we narimwo, ahubwo muri icyo gihe azaba ari mu munyenga w'urukundo. Yego. Ese mu by'ukuri tugarutse kuri Nyambo no ku bukwe bwa Nyambo,
ese hari amakuru waba ufite nibura ngo utubwire umuntu bashobora kuzakorana ubukwe kuko byanga bikunda kuva Imana yakubwiye yamugutumyeho yakweretse n'ishusho y'uwo muntu? Ego, ishusho yamunyeretse kuko ni umudiyasipora. Ego, hanyuma rero ntabwo mutangaje, nyir'ubwite burazabibereka, ariko ntabwo mutangaje, ariko ni umudiyasipora. Yes, ego. Ese mu by'ukuri ubwo bukwe buramutse butabaye ntiwaba warahanuye ibinyoma? Oyanjye ntabwo njya mvangirwa n'ikimenyamenyi buzaba bwabaye undi mwaka nk'iki gihe. Undi mwaka nk'iki gihe? Yego. Ubwo bivuze ngo imyaka 2 tugiye kuyibara duhereye uyu munsi? Yego. Ese koko ntago ari bya bindi by'abashonji biyita abahanuzi kandi ari ukuvangirwa bari kubeshya? Okay, ngewe nubwo Nyambo twahuriye mu masengesho, nshaka nanagiye naniriwe manura nkamubwira ati Nyambo nashonje. Ego, ntabwo rero Nyambo nakohereza iyi record cyangwa iyi video kugira ngo ampe, kuko n'ubundi turasanganya, ahubwo Imana yambwiye ubutumwa ngo mbumuhe. Uri kumva? Ndangije rero nza kuri social media kugira ngo ngaragariza abantu bamwibeshyeho. Ego, ngaragariza abantu bamwibeshyeho bavuga ngo akundana na Nzabi, bavuga ngo akundana na Titi Brown, bagaragarize ko atari byo. Yes. Ariko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo mu minsi ishize atarashwana na Nsabi bakundanaga? Okay. Biriya ni agatwiko, ni ukugira ngo abakunzi bumwe baba n'abakunzi bundi. Iyo umuntu abonye uri kubakana urukundo n'umuntu, abakunzi bawe nawe bamuzaho, bakavuga ati byose aba bantu bagiye kuvanga ubuzima, reka tuze tubashyigikire bose bakaba umwe. Abakunzi ba Nyambo bakaba umwe n'abakunzi ba Nzabi. Nicyo cyari gihari. Abakunzi ba Nyambo bakaba umwe n'abakunzi ba Titi Brown. Urabizi yuko yari avuye muri gereza, baramufunze bashaka kumushinza ibyo bita guhohotera cyangwa se viole, hanyuma biza kurangira Imana imufashije ava muri gereza. Kandi ikindi mbwira abasitari bakora mu gisata cya filime nyarwanda cyangwa komedi, mujye mwizera Imana byose niyibikora. Mujye mwizera Imana byose niyibikora. Mu gihe muzabona ibyiringiro bibashiranye, ni nabwo muzaba mugiye kuzima. Umuntu wese wizeye Imana ntabwo yigeze akogwa n'isoni, kabone n'umwami. Namwe rero ni mwizera Imana, nibwo ibintu byanyu bitazazima. Uri impamvu na Nzabi mubona ibintu bye bitera imbere ku munsi nawe arasenga. Kandi uyu munsi wa none dufite abantu muri gospel bari kongera, ubona ibintu byabo biri kurama kurusha abantu bari guhimba izisi mba ariko navuga. Murebye nka Israel Mbonyi ni umuntu utinze ku isoko kubera kwizera Imana. Nimwizera Imana nta kintu itazabaha, ibyo rwose ndabibizeza. Yes. Uravuze ngo Nsabi nawe mujye muhurira mu gusenga? Nzabi ntabwo twahuriye mu gusenga, ariko hari undi mugenzi wanjye bajya basengana. Yes. None se ko bivugwa ko Nsabi na Nyambo impamvu bashwanya ari uko Nyambo yamaze kumenya ko Nsabi yagiye muri Illuminati? Ibyo biravuga, ariko n'ababivuga baba bibeshye. Reka mbanze mani nkubwire, abantu bajya bakunda kuvuga ngo ikuzimu wakura amafaranga. Nta muntu udafiteyo mwene wabo ikuzimu. Nanjye mbafiteyo, ariko nta muntu urandasira na 5. Ubwo rero ikuzimu nta mafaranga haba, icyagoze ikuzimu haba imirambo. Yes, ego. Ndumva ibi bintu bitoroshye. Niba uhakanye ko Nsabi yagiye muri Illuminati, ukaba uvuga ko ari uwasenga, kandi mu by'ukuri abantu benshi amakuru atangwa nuko Nsabi ajya muri Illuminati, ari nacyo yapfuye na Nyambo. Ese ubundi umuntu wakubwiye Illuminati yakubwiye ko ikora ite? Illuminati ni iki? Ko abantu benshi batanabizi, kugira ngo wenda n'umuntu utari uyizi azayisobanukirwe wenda gake. Illuminati ni iki?
Illuminati rero ni ukuvuga ngo ku bantu batayizi ni nk'amasezerano ugirana no kwa shitani, ibikorwa ukoze bikarushaho gukundwa cyangwa se nawe ugakundwa, iyo niyo Illuminati. Ubwo ni nk'amasezerano. None Satani abahe? Buriya abantu bose bakunda amafaranga. Haramutse hariho Satani ugirana abantu n'amasezerano, hari abantu benshi basimbukira uretse ngewe. Bivuze ngo ntabwo ukunda amafaranga? Okay, ngewe ntabwo nkunda amafaranga, ahubwo nshaka amafaranga. Bivuze ngo urayafite se? Oya, nshaka amafaranga. Shaka amafaranga mu bantu, shaka amafaranga mu nzira Imana yanciriye mu bantu. Yego, ariko ntabwo nkunda amafaranga. Iyo umuntu akunda amafaranga aremera agatanga n'ubugingo bwe kugira ngo ayabone. Kandi ngewe sinatanga ubugingo bwanya kugira ngo nyabone. N'ikimenyimenyi sinaguha n'agatoki kanjye kugira ngo uyampe. Yego. Dusoza ikiganiro, ni iki wabwira Titi, ni iki wabwira Nyambo, ni iki wabwira Nsabi? Ngewe icyambere mbwira Nsabi nakomeza atera imbere, kandi iyo umuntu ateye imbere cyane baravuga ngo avuye ikuzimu. Ntabwo mbizi niba havuye, ariko wariyize. Gutera imbere ntabwo bishatse kuvuga kuva ikuzimu, ahubwo n'Imana ishobora kugusiga amavuta y'igikundiro. Ikindi nabwira Titi ni uko gufungwa atari byo bihagarika ubuzima. Titi naze yongere, kandi abanyarwanda benshi bamuri inyuma. Icyo nabwira Nyambo rero ni uko Imana izamuha umukunzi, kandi nawe arabizi ajya yicara mu cyumba akarira arizwa n'abakunzi bamuhemukiye. Ariko rero Imana izamuha umukunzi umuhoza amarira yose yarize. Nicyo nababwira. Tugaruke ku kantu ko kuvuga ngo Nyambo ajya yicara mu cyumba akarira bitewe n'uko hari abakunzi bamuhemukiye. Ese hari umukunzi wabuze baba baramuhemukiye? Ntawo nzi, ariko nyine nuko nzi yuko ajyarira. Ajyarira, ariko ntabwo nabashije guhishurirwa neza umuntu ubumuriza, ariko ajyarira amarira menshi yuko hari abantu bamuhemukiye, kandi nawe uri kunyumva urimwo. Imana izarwanirira Nyambo, hanyuma wowe bari wowe urira. Ese buriya nta kuntu yaba ari Nsabi wamurishije? Dusaba inema yo kubyoroshya nta kibazo. Abakunzi bacu rero, aha niho dusoreje ikiganiro. Ndagira ngo nkubwire ngo Nyambo nyine ukomeze umusengere, wenda uzagaruka utubwira icyo Imana yagutumye kuri Nyambo. Ngiye no kubasengera abantu bari mu gisata cya filime, nk'uko bubakiye sitade abantu bari mu gisata cya siporo, namwe bazabubakire wende etaje mujye muyihuramwo mutwike, kuko n'ubundi muri Amerika hari ahantu bashinzwe gukinira filime. Yego, bashinzwe gukinira filime, namwe bazaba etaje mujye muyikiniramwo filime, kuko hari n'ahandi hantu bashora imishinga kandi hatazagarura ayo mafaranga. Rero leta izashoremwo amafaranga mu gisata cya filime, kuko mutanga ibyishimo ku banyarwanda. Ndabakunda cyane abanyarwanda mwese. Ngaho mugira amahoro, nakagaruka.